reka dusome ijambo ry'Imana yanditswe muri Zaburi y'ijana uriya murongo wa 8. Yibuka isezerano rye iminsi yose, ijambo yategetse aryibuka ibihe bihumbi. Iryo sezerano yasezeranye na Abrahamu, indahiro yarahiye Isaka, akayikomereza Yakobo kubitegeko, ayikomereza Isirayeli kubisezerano ridashira. Murongo wa 19, kugezaho ijambo ry'Uwiteka ryasohoreye, isezerano rye ryaramugeragezaga. Ndagira ngo bavandimwe dusangiye amagambo y'Imana muri uyu munsi. Nifuje ko dusangirira ijambo rivuga ku masezerano y'Imana n'uburyo twayashikira n'uburyo twayageraho. Hari amasezerano Imana iduha ikavuga ngo ibi nzabisohoresha umurava wanje, nzabikora, wabisengera utabisengera, wabishaka utabishaka. Ijambo yavuze yibuka isezerano rye ibihe ibihumbi, niko Bibiliya ivuga. Yibuka isezerano rye iminsi yose, ijambo yategetse aryibuka ibihe ibihumbi. Hari amasezerano ya kabiri Imana ivuga ngo nugira gutya nzakugirira gutya, niwumvira ukitondera amagambo yanje nanjye nzakugirira gutya. Gutegeka kwa 2:28. Hariho amasezerano menshi Imana yatanze kavuga ngo niwumvira ijambo ryanje, nushira mu bikorwa ibingibi nanjye nzakugirira gutya. Ayo ni amasezerano y'Imana kandi nayo iziyasohoresha umurava wayo. Muri ibyo rero hari amasezerano nagize ngo muri yo ariyo dutekereza. Hari icyo Imana ishaka kuvuga kandi igira ngo itwigishe, nitugira gutya nayo izatugirira gutya, kuko ari Imana ibivuze kandi bisohoresha umurava wayo. Hari impamvu kazirindwi zituma tudashikira aya masezerano y'Imana kuri twebwe. Nimwibuke ko Yeremiya 29 umurongo wa 11 yaravuze ngo nzi ibyo mbagirira ni byiza ntabwo ari bibi, nzi ibyo nshaka kubagirira. Imana ifite imigambi myiza ku buzima n'imibereho yacu. Yesaya 63, ubuhanuzi bwa Yesaya 63, uriya murongo wa 16 uravuga ngo erega ni wewe data wa twese, nubwo Abrahamu atatuzi, Isirayeli ntatwemere, wowe ubwawe Uwiteka ni wowe data wa twese, uri umucunguzi wacu uhereye kera kose, niryo zina ryawe. Aya ni amasezerano nshaka ngo mbereke ngo Imana ni data wa twese. Nubwo abandi batatwemera, nubwo abantu batakumva, nubwo abantu batakwitaho, ariko ufite Imana y'Isirayeli ni data wa twese, irakuzi kandi kwitayeho, igufitiye imigambi myiza. Hari icyo usabwa, ibintu byoroshye cyane bikeya twatekereje kugira ngo tukugezeho. Icya mbere nukumvira ijambo ry'Imana no gushira mu bikorwa iby'iryo jambo. Kumvira ijambo ry'Imana ni kimwe mu kintu kigukingurira amasezerano yayo. Bibiliya iravuga ngo Yesu yaganiriye n'abigishwa barababwira ari ku musozi ngo umuntu wumva amagambo yanje akayakomeza ameze nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Imvura iragwa, umuyaga urahuha, umuvu iratemba, byikubita kuri ya nzu, ariko ntiyagwa kuko yari ishinze ku rutare. Wumva amagambo yanje ntayakomeze ameze nk'umupfapfa wubatse inzu ye ku musenyi. Imvura iragwa, imivu iratemba, byikubita kuri ya nzu, iragwa kandi kugwa kwayo kwabaye kunini. Umva muvandimwe, umva ijambo ry'Imana kandi urishire mu bikorwa. Umvira ijambo ry'Imana utungwe naryo, rigutunge. Tiwitwaze Bibiliya gusa n'umufuka, ariko rigutunge, ribe mu mutima. Dawudi yaravuze ngo naribikiye umutima wanje kugira ngo ntazagucumuraho. Ijambo ry'Imana uritunge kandi uryumvire, rigutunge. Tube gutunze Bibiliya gusa udatunzwe nayo. Icya kabiri gikingura amasezerano y'Imana nukubahisha Uwiteka ubutunzi bwawe. Ubutunzi Imana yaguhaye. Imigani 3 umurongo wa 9 n'uwa 10 haravuga ngo wubahisha Uwiteka ubutunzi bwawe, nibwo imivure yawe izasendera
nibwo vino izaba nyinshi, amafrigo yawe akuzura, ibiryo bigahora mu bigega byawe, ugatsindagira kuko wubahisha Uwiteka mu by'Imana yaguhaye. Yesu aravuga ngo nimutange urugero rwuzuye rutsindagiye, Luka 6:38, kuko urugero ugereramwo nirwo nawe uzagererwamo. Urugero ugereramwo abandi nirwo nawe uzagererwamo. Urugero utangaho nirwo nawe uzagererwamo. Uba muvandimwe nshuti yanje, nkubwire ngo ubahisha Uwiteka ubutunzi Imana yaguhaye, kuko nawe nirwo uzagererwamo. Cyo ni ikindi gikingura amasezerano y'Imana. Icya gatatu gikingura amasezerano y'Imana ni ugutanga icyacumi. Utanga icyacumi, Bibiliya iravuga ngo nimungerageze, Malaki 3:7-10, nimungerageze murebe ko ntabagomororera imigisha mukaburaho muyikwiza. Tanga, rambura ukuboko kwawe, kiranuka mu gukiranuka mu cyacumi. Utange utizigama, utange utariganye, utange uko bikwiriye. Uwiteka Imana yawe izaguha umugisha. Gutegeka kwa 2:14 uriye murongo wa 22. Ntuzabure gutanga kimwe mu 10 cy'imyaka yose iva ku mbuto wabibye, iyo imirima yawe izera ku mwaka utashe, kandi uzajye urira imbere y'Uwiteka Imana yawe ahantu izatoraniriza kuwashyira izina ryayo ngo rihabe. Kimwe mu 10 cy'amasaka yawe n'icya vino yawe n'icy'amavuta y'elayo yawe n'uburiza bw'amasho yawe n'ubw'imikumbi yawe, kugira ngo wige guhora wubaha Uwiteka Imana yawe iteka. Ahari Uwiteka Imana yawe nimara kuguha umugisha, urugendo rwakunanira ntubashe kujyana ibyo, kuko ahantu Uwiteka Imana yawe izaba yatoranirije kuhashyira izina ryayo hakubaye kure, nibimera bityo uzabigura ifeza, uzihambire uzijyane, ujya ahantu Uwiteka Imana yawe izaba yaratoranije. N'ibindi no gukomeza. Nimba bibaye kure, gura mu by'Imana yaguhaye, ariko bitange. Uramenye muvandimwe, uramenye ntuwikibe Imana. Icyacumi n'amaturo ashitse nk'uko Malaki abivuga, ni ukwiyima imigisha, ni ukwikingirana, ni ukwibuza kwakira amasezerano y'Imana yagiye kuvugaho. Icya kane gikingura amasezerano y'Imana ni ukubaha abayobozi bawe, kubaha ababyeyi bawe, kubaha ababyeyi, abayobozi bawe. Dufite ababyeyi bo mu buryo bubiri cyangwa se butatu. Ababyeyi baturera mu ijambo ry'Imana, dufite n'ababyeyi batubyaye, ababyeyi bacu, abafite ba se na ba nyina. Bibiliya iravuga ngo wubahe so na nyoko, iminsi yawe ikundi ibe myinshi, iminsi Imana iguha. Abaefeso 6 baravuga ngo bana mwubahe so na nyoko, kugira ngo aho niho hari mu isezerano rikubiye mu kubaha ababyeyi bawe, bakagufuhira umugisha w'Imana, umugisha ukaza. Bana mwumvire, babyeyi mwumvire, nubwo waba uri mukuru, nubwo waba umaze gukura, ariko nawe ufite ababyeyi. Nta mukuru utagira mukuru wiwe. Imigani 15 uriya murongo wa 20 haravuga ngo umwana ufite ubwenge anezeza se, ariko umupfapfa asuzugura nyina. Murongo wa 20 uro wumvise usomye igice cya 20, Migani 20 uriya murongo wa 20, nawe uratanga inama y'uburyo bwo kubaha ababyeyi. Umva, uvuma se cyangwa nyina, urumuri rwe ruzazimira mu mwijima w'icuraburindi. Umva nawe uko ijambo ry'Imana rivuga. Uvuma se cyangwa nyina, urumuri rwe ruzazimira mu icuraburindi. Ugomba kubaha ababyeyi. Kubaha ababyeyi bawe ni inshingano zawe, kugira ngo bigukingurire amasezerano y'Imana. Yareka ngubwire muvandimwe, Imana irashaka kuko umugisha ukugeraho, amasezerano akugeraho. Igihe utumvira, Imana iravuga ngo abo bantu nubwo wasenga sinzabaha umugisha. Yeremiya 14 umurongo wa 11 aravuga ngo maze Uwiteka arambwira ati,
we gusabira ubwo bwoko ibyiza, naho bakwiyiriza ubusa sinzumvira gutaka kwabo, kandi nibatamba ibitambo byoswa n'amaturo y'ifu sinzabyemera, ahubwo nzabarimbuza inkota n'inzara n'icyorezo. Abo ni abantu batumvira Imana, tumvira ababyeyi babo. Nubwo wabasabira, nubwo wabasengera, nubwo baziyiriza ubusa, ariko batumvira ababyeyi babo, Imana ntiyemera. Iravuga ngo ni umuvumo, baravumwe. Reka ngubwire muvandimwe, Imana ni umubyeyi wacu, turayubaha turayumvira, ariko hano ku isi yaguhaye ababyeyi bakurera, bubahe kandi bumvire. Kubaha ababyeyi bawe bizagukingurira amasezerano y'Imana. Abakabiri ni ukubaha abayobozi bawe mu itorero, umwarimu wawe, umwigisha wawe. Bibiliya ivuga ngo mwumvire ababayobora, Abaheburayo 13:8. Mwibuka babayoboraga kera bakababwira ijambo ry'Imana, muzirikane iherezo ry'ingeso zabo, mwigane kwizera kwabo. Yesu Kristo uko yari ejo niko ari none kandi niko azahora. Wumvire abakuyobora kandi wibuke ubatekereza. Murongo wa 17 haravuga ngo mwumvire ababayobora, kuko baba maso barinda imitima yanyu nk'abazabibazwa. Niba bikorana kangononwa ntaco bibamarira mwebwe. Umvira abakuyobora mu ijambo ry'Imana. Ababa maso barinda imitima yawe nk'abazakubazwa, kandi n'ukuri bazakubazwa. Kuko Imana izabaza abakozi b'Imana imibereho yabo n'ubuzima bwabo, ariko ibabaze n'imibereho y'abakristo. Nyigisho, impuguro bagenda baguhukanga kuzumva. Umvira kandi kugira ngo ubashe gushikira amasezerano y'Imana. Abandi ugomba kumvira ba gatatu, kandi ugomba kumvira n'abayobozi b'ubutegetsi bwite bwa leta. Bariya bakuyobora, Bibiliya iravuga ngo mubumvire kandi mububahe, mubagandukire. Abaroma 13 haravuga ngo umuntu wese agandukira abatware bamutwara, kuko ari nta butware butava ku Mana, n'abatware bariho bashizweho n'Imana. Nico gituma ugandira umutwara abayanze itegeko ry'Imana, kandi abaryanga bazatsindwa n'urubanza. Abatware sabo gutinywa n'abakora ibyiza, keretse abakora nabi. Mbese ushaka kudatinya umutware, kora neza, nawe azagushima, kuko ari umukozi w'Imana uhesha ibyiza, uguhesha ibyiza. Ariko nukora nabi utinye, kuko adatwarira inkota ubusa. Ni umukozi w'Imana uhoresha umujinya ukora nabi. Cyo gituma Bibiliya iravuze ngo ukwiriye kuganduka utabiterwa no gutinya umujinya gusa, ahubwo uvyemejwe n'umutima uhana. Gutinya abayobozi si ngombwa, si ngombwa kubatinya. Ubatinye nimba ufite ibyaha, batinye nimba utumvira. Ariko nimba ukora ibyiza, begere bagufashe. N'Imana yabashizeho kugira ngo bakuyobore. Bana neza na mudugudu, bana neza n'umuyobozi w'akagari, bana neza n'umuyobozi w'umurenge, bana neza no mu karere, no mu ntara, no mu gihugu. Wumvire kandi wubahe. Nibi bihe byose turimo amabwiriza ya leta itanga, yumvire kandi yubahe n'itegeko ry'Imana. Kubaha bizaguha amasezerano y'iby'Imana yakubwiye, bizashika kandi bizihuta. Bizihutishwa n'iki? Nuko wumvira kandi wubaha abayobozi. Kindi gikingura amasezerano y'Imana cya gatanu, nukubaha ababyeyi bo mu mwuka. Twabivuze cyane hari haruguru, twari tubivuzeho, ariko reka nkubwire amagambo y'Imana ukuntu aryoha cyane. Kubaha abavandimwe, ababyeyi bo mu mwuka. Kubaha, kumvira. Biravuga ngo abakozi b'Imana kuri bitorero bita ku murimo w'Imana bahabwe icubahiro inshuro ebyiri. Gomba kubaha icubahiro cyabo. Timotheo urwandiko rwa mbere 5:17. Wanastahili heshima maradufu. Cyo cubahiro ugomba kukibaha, tugomba kukibagomanwa. Bayicubahiro cyabo kibakwiriye, kandi ububahe. N'Imana nayo irabemera kandi irabumva, niyo yabahamagaye. Ijambo rindi rya gatandatu rikingura amasezerano y'Imana n'ugukora. Gukora cyane, kirinda ubunebwe, ugakora. Abatesalonike urwandiko rwa 2:3 haravuga ngo udakora ntakarye, udakora ntakarye. Yesaya 3:10 haravuga ngo nimuvuge ko abakiranutsi bazagubwa neza, kuko bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo. Imirimo y'amaboko, bazatungwa n'imirimo y'amaboko. Udakora ntakarye,
ntugakunde kuryamira. Migani 21 murongo wa 25 havuga umunyabute, hasobanura umunyabute ukuntu agaragurika ku buriri, ukuntu agaragurika. Biravuga ngo nk'uko urugi ruhindukira mu mapata niko umunyabute amera. Imigani 21 uriya murongo wa 25. Umunyabute yicwa no kwifuza kuko yanga gukoresha amaboko ye. 20 umurongo wa 13 kavuga ngo ntukunde kuryamira kugira ngo utazakena, kandi ukube maso kandi uzahaga ibyo kurya. Yukora muvandimwe, kora cyane, reka kuba umunyabute, reka kuryamira, ahubwo haguruka ukoresha amaboko yawe. 26 Imigani umurongo wa 13 haravuga ngo umunyabute arahwaganya ati mu nzira hari intare, nukuri iri mu nzira nyabagendwa. Reka nkubwire ngo nk'uko urugi ruhindukira ku mapata yarwo niko umunyabute agaragurika ku buriri bwe. Umunyabute akora ku mbehe akananirwa kwitamika. Umunyabute yibwira ko ari umunyabwenge kurusha abandi 7 basubizanya impamvu. Muvandimwe, kora ushikira amasezerano y'Imana. Iby'Imana yakubwiye ntibizamanuka mu kirere, iby'Imana yakubwiye ntibizizana, bizazanwa n'intoke zawe. Ubukire n'ubutunzi n'icubahiro biri mu ntoke zawe, biri mu maboko yawe. Kora, udasuzugura umurimo, ukunde wakira amasezerano. Iby'Imana yakubwiye n'ukuri ntibesha, ariko bizaturuka, bizazanwa nande, bizaca he? Ese bizava i Buraya, bizava Amerika? Oya, birava mu ntoke zawe, birava muri wowe. Haguruka ukore, reka kuryamira. Kanguka muvandimwe, kanguka. Korera urugo rwawe, korera umuryango wawe, bane neza n'urugo rwawe. Urukunde, kunda urugo rwawe, kunda umuryango wawe, kunda aho uvuka, uhakorere. Ibibazo byinshi dufite bituma abantu bakena ntibashikira amasezerano y'Imana, nukugaya aho bavuka, nukutemera umuryango yavutsemo. Muravutse mu muryango w'ubukene, navutse mu muryango udafite. Nibyo ababyeyi bawe barakennye ko wari utarakura, ariko ubwo wakuze uri ubukire, uri ubutunzi. Kora ubakure muri ubwo butindi n'ubwo bukene, kuko Imana izaguha umugisha. Bibiliya iravuga ngo icyo werekeje amaboko cyose ugikorana umwete, amaze urebe ukunda umugisha uzaza. Imana iguha umugisha cyane kubasha gukora no kwirukana ubunebwe n'ubukene, ugatungwa n'imirimo y'amaboko yawe, ukabona ibyo wigutunga, ukabona n'ibyo utungisha abandi. Ijambo rya nyuma ni ukudahigura imihigo. Rya 7 kudahigura imihigo wahize. Ni byiza ko nuhiga uhigura, nuhiga uhigure, kuko Bibiliya iravuga ngo guhiga ntuhigure birarutwa no kudahiga. Abantu benshi babohwa kubera amasezerano bagenda bashira imbere y'Imana ntibayasohoze. Imana kabikora, ariko ntuhigure. Higura byo wagiye uhiga. Wageze mu kaga, wageze mu bibazo, urahiga. Wibuka gutakira Imana, irabigufasha. Nawe nubivamwo, higura ibyo wavuze. Amasezerano y'Imana ni yamina. Bibiliya iravuga ngo amasezerano yose uko angana yakomejwe n'amaraso y'umwana w'intama w'Imana. Amasezerano yose uko angana yakomejwe n'amaraso ya Yesu. Amaraso ya Yesu aherekeza amasezerano kugira ngo azasohore. Imana ibafashe, Imana ibahe umugisha bavandimwe dusangiye aya magambo kuri uyu munsi, kugira ngo mwibuke hari amasezerano menshi. Ayo ni make, ibyo ni bike mvuze, ariko ni byinshi, kandi hari byinshi Imana yagiye ikubwira, yiteguye gusoresha umurava wayo, ariko izabisoza ari uko nawe ugize icyo ukora. Kora ibyo. Ni ibintu 7 tuvuze, ubishyire mu bikorwa. Wumvira ijambo, utungwe n'ijambo. Wubahisha Uwiteka ibyo Imana yaguhaye. Yukiranuka mu gutanga 10 n'amaturo ashitse. Wubahe ababyeyi bawe nguko twabavuze, ababyeyi bakubyaye. Wubahe abayobozi mu itorero, wubahe ndetse n'ubuyobozi bwite bwa leta. Ujye ukora, uve mu bunebwe. Wubahe umuryango wawe, ukorere kandi ukoreshe neza, maze amasezerano y'Imana aze. Wigure iby'Imana wagiye uhigira Imana. Imana izagusoreza amasezerano yayo yose. Twasomye hariya ngo yasezeranye na Aburahamu, bigere kuri Isaka bibindahiro, bigere kuri Yakobo bibitegeko. Ni itegeko ry'Imana rigenda riherekeza rikurikira aya masezerano. Yaravuze ngo kugeza isezerano ry'Uwiteka ryasohoreye
ngo byaramugerageje cyane. Yarategereje amasezerano y'Imana kuko byavuzwe nitabasha kubesha. Imana ibahe umugisha kandi bagirire neza ku bwa Yesu Kristo. Mwari kumwe na Pastor Rugazura Emmanuel. Imana ibahe umugisha bavandimwe kandi mugubwe neza. Reka tubasabire Imana. Mana Data, mu izina rya Yesu dusabiye bene Data umugisha bose dusangiye aya magambo, kandi n'abazayumva bose azabahire kugira ngo